Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Nimuhumure bana b'Imana, dupfukame dusenge Imana nyakuri kuri uyu wa gatanu cyumweru cya 16 mu byumweru bisanzwe, tariki 23 Nyakanga 2021. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'imuka Misiri, umutwe wa 20, umurongo wa mbere kugeza kwa 17. Ku musozi wa Sinayi Imana ibwira Musa aya magambo yose iti: Ni jye Uhoraho Imana yawe wagukuye mu gihugu cya Misiri, mu nzu y'ubucakara. Nta mana zindi uzagira kereka njyewe. Ntuzikore ishusho ry'iribazanyo cyangwa se ikindi kibonetse cyose, cyaba gisa n'ibiri hejuru mu kirere cyangwa n'ibiri hasi ku isi cyangwa se n'ibiri mu mazi akikije isi. Ntuzapfukame imbere y'ibyo bigirwamana kandi ntuzabiyoboke, kuko Imana yawe ari jye Uhoraho, nkaba Imana ifuha, ihanira icyaha cy'ababyeyi mu bana babo kugeza mu gisekuruza cya 3 no mu cya 4 cy'abanyanga, nyamara abankunda bagakurikiza amategeko yanjye, mbagaragariza ubudahemuka bwanjye ingoma ibihumbi. Ntuzavuge izina ry'Uhoraho Imana yawe mu bintu by'amanjwe, kuko Uhoraho atazareka guhana uzaba yavuze izina rye mu bintu by'amanjwe. Urajye wibuka umunsi w'isabato wegurira Imana, uzakora imirimo yawe yose mu minsi 6, naho wa 7 ni isabato y'Uhoraho Imana yawe. Ntuzagire umurimo n'umwe ukora, ari wowe, ari umuhungu wawe, ari umukobwa wawe, ari umugaragu wawe, ari umuja wawe, ari itungo ryawe, ari n'umusuke waje iwanyu. Kuko mu minsi 6 Uhoraho yahanze ijuru n'isi, inyanja n'ibirimo byose, maze akaruhuka ku munsi wa 7. Nicyo cyatumye Uhoraho aho umugisha umunsi w'isabato akawiyegurira. Wubahe so na nyoko kugira ngo uzarambe mu gihugu Uhoraho Imana yawe aguhaye. Ntuzice umuntu, ntuzasambane, ntuzatwara umuntu ngo umugire uwawe ku ngufu, ntuzavuge ibinyoma ubeshyera mugenzi wawe, ntuzararikira inzu ya mugenzi wawe, ntuzararikira umugore wa mugenzi wawe, cyangwa umugaragu cyangwa umuja we, cyangwa inka ye cyangwa indogobe ye, mbese ikintu cya mugenzi wawe icyo ari cyo cyose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 19. Nyagasani ni wowe ufite amagambo y'ubugingo bw'iteka. Itegeko ry'Uhoraho ni ndakemwa, rikaramira umutima. Amabwiriza y'Uhoraho ni amanyakuri, abacisha make akabungura ubwenge. Amateka y'Uhoraho araboneye, akanezereza umutima. Amategeko y'Uhoraho ni uruhemure, amurikira umuntu. Igitinyiro cy'Uhoraho kiraboneye, kigahoraho iteka ryose. Ibyo Uhoraho yemeje ni amanyakuri, byose biba bitunganye, bikwiriye kwifuzwa kurusha zahabu, kurusha ikirundo cya zahabu yunguruye. Biryohereye kurusha ubuki bw'umushongi bukiva mu binyagu. Nyagasani ni wowe ufite amagambo y'ubugingo bw'iteka. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yesu Kristo uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 13 umurongo wa 18 kugeza kwa 23. Muri icyo gihe Yesu yabwiraga abigishwa bati: Mwebweho rero nimwumve icyo umugani w'umubibyi uvuga. Umuntu wese wumva ijambo ry'Imana ariko ntaryiteho ameze nk'imbuto yabibwe iruhande rw'inzira. Sekibaraza akamukuramo icyari cyabibwe mu mutima we. Imbuto yabibwe mu rubuye isobanura umuntu umva ijambo, ako kanya akaryakirana ibyishimo, nyamara ntirimucengeremo ngo rimushingemo imizi, kubera ko ahora ahindagurika. Iyo hadutse amagorwa cyangwa ibitotezo bitewe n'iryo jambo, agwa ako kanya. Naho imbuto ibibwe mu mahwa yo isobanura umuntu wumva neza ijambo, ariko imyibikano y'isi n'ibishuko by'ubukungu rigapfukirana iryo jambo, rigapfa ubusa. Hanyuma imbuto ibibwe mu gitaka cyiza isobanura uwumva ijambo akaryitaho. Uwarera akabyara imbuto, umwe 100, undi 60, undi 30. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Umuvandimwe mwana w'Imana Yesu akuzwe. Mu buzima bwawe bwose uzasenga Imana imwe rukumbi, azaba ari ukunda gusa. Amasomo y'uyu munsi arashimishije cyane, aradufasha kuzirikana kubi bw'icyaha cyo gusenga ibigirwamana, l'idolâtrie. Gusenga ibigirwamana ni ukurema, guhimba cyangwa guhimbahimba, gukora ishusho, image, inyenyeri, ibimasa, ibitekerezo, ikintu, umuntu, icyo ngicyo ukacyita Imana yawe. Mbese Imana nyakuri ukayishyira ku ruhande. Muri make ni ukuzamura ibintu n'abantu, la richesse, le sexe, la gloire, bigasumba Imana, bigatumbagira.
kandi umuntu ku ikubitiro yararemeye gusingiza Imana no kuyikorera. Adoration et service de Dieu. Mu isomo rya mbere, nyuma y'uko umuryango w'Imana umaze kuva mu Misiri, mu gihugu cy'abanyamahanga n'abapagani, Misiri nk'indiri y'ibigirwamana, Imana uyu munsi irifuza gusibanganya mu mitwe y'Abayisiraheli ivyo bigirwamana baboneye hirya. Religion polythéiste, bityo batoze le monothéisme, gusenga Imana imwe rukumbi. Adorer un seul Dieu, no kutayibangikanya n'ibyo bigirwamana by'amahanga, imana z'amahanga. Ubwo rero uyu munsi igiye kubaha amategeko menshi ahiniye mu mategeko 10 abinyuje kuri Musa umugaragu we ku musozi wa Sinayi. Muri iri somo rya mbere harimo ikibazo cy'ibigirwamana. Ubundi ariko twakwibaza tuti kubera icyo umuntu asenga ibigirwamana, icyo gitekerezo kimuzamo gite? Ku ikubitiro burya umuntu wese katurimo, buri wese ashakisha icyamubeshaho kikamuhereza ihirwe. Habaho rero ihirwe ritaramba, ryari nirihita rimwoshya ako kanya rikamwibagiza ihirwe riramba, guhorana n'Imana. Iyo rero umuntu ahuye n'ibibazo kandi ashaka ibisubizo byihuta, nibwo atangira gupfunda imitwe hirya no hino ngo arebe uburyo yakwikemura utwo tubazo wenyine ku giti cye, cyangwa akagira undi wihuse nawe yakwisunga ngo amufashe gukemura vuba vuba ibyo bibazo. Uko kwirwanaho rero, iyo niyo kabutindi Imana ahita ayishyira ku ruhande, kuko yibwira ko kuba Imana iri gutinda ngo irasinziriye, ngo yaramutereranye. Umuntu rero agatangira kwihangira imirimo, kwihangira izindi mana abandi bashobora kumufasha muri ibyo bibazo, kwiremera amashusho uko yifuza kumera, nuko yifuza uwamufasha uko yaba ameze, naho uko Imana imwifuza shwi. Yezu rero umunsi mu Ivanjiri azanye igisubizo cy'icyizere, l'espérance. Nyuma yo kubona ko umuntu ari aho atakwigeza, azanye icyo gisubizo, représentation du royaume des cieux, mu kijyanye cy'ingoma y'ijuru n'umubibyi. Umubibyi ugoka agahura n'ibisitaza, ibyonnyi, inyoni, urubuye, amahwa n'ibindi bibazo bya buri munsi, imihangayiko umuntu ahura nabyo muri iyi si, uburwayi, ibitotezo, inzara, ubukene. Ariko niba umuntu akomeje kwihangana agategereza, dore ko iby'Imana birya uwarambije, uwarambiwe yatashye. Wa muntu rero agakomeza gutegereza gushaka kw'Imana, amaherezo azagera ku gitaka cyiza cyera imbuto z'amoko menshi, 160-30. La patience et la longueur du temps. Kwihangana ugategereza bituma wera imbuto nyinshi z'ubwoko bwinshi: kwemera, kwizera, gukunda n'indi migenzo myinshi kandi myiza y'igipfura. Yamvugo ngo Dieu n'est jamais en retard, c'est l'homme qui est impatient. Imana ntishobora gutinda, ntishobora gukerererwa, ahubwo umuntu muri za ntege nke ze nyine, wa wundi utari guhita abona igisubizo ko kanya uko abyifuza, kwihangana biramunanira bikamugora, agatangira kwiheba, désespoir, no kwivumbura ku Mana, manifestation, kwigomeka. Ngicyo cyaha Imana y'ingurunuka, idolatrie, gusenga ibigirwamana, kwigumura ku Mana ngo ugiye kwirwariza. Ibaze nawe uruhinja rwo kwigumura kuri nyina. N'Abayisiraheli cyane cyane mu butayu bagiye bahura n'ibigeragezo by'amoko menshi, inzara, inyota, kwihangana bikabananira. Nibwo batangiye rero kwiremera izindi mana. Wa muntu utihangana ushaka udusubizo twihuse wakemura ako kanya ibibazo afite, nyamara uko akemuye ikibazo kimwe akaza guteza ibindi gihumbi, ibigirwamana. Nyuma yo kwibukiranya icyaha cyo gusenga ibigirwamana n'impamvu yabyo, reka tugaruke ku kintu kimwe mu ngingo ya idolatrie, gukora no kuramya amashusho, faire des images. Mu mateka ndetse cyane cyane muri Bibiliya, amashusho, les images, les statues yagiye akura impaka nyinshi zikomeye, kugeza n'ubwo Abagatolika bashinjwa icyaha cyo gusenga ibigirwamana ngo kubera kuramya no gusenga amashusho, ngo dore ko na Bibiliya ibibuza. Ngiri somo twakiriye none, Imana yagize iti: nta mana zindi uzagira kereka njye. Ntuzikoresha ishusho ry'iribazanyo cyangwa se ikindi kibonetse cyose. Ntuzapfuka imbere y'ibyo bigirwamana kandi ntuzabiyoboke. Amen. Urakoze Mana kutwumvisha ko ari Imana nyakuri tugomba gupfukamira. Ese koko Abagatolika basenga amashusho? Ibaze nanjye nibaze. Amashusho y'abatagatifu, amashusho ya Bikira Mariya, ishapure, umusaraba, ngo ibyo ni ibigirwamana? Reka tubanze tumve ishusho icyo ari cyo, image. Mu itangazamakuru, ikoranabuhanga, communication, hari ubwoko bwinshi bw'amashusho ushobora gukoresha ugira ngo utange ubutumwa kugira ngo burusheho kumvikana neza. Ushobora gukoresha amagambo, ibitekerezo, inyandiko, ifoto cyangwa ishusho na za video, un mouvement. Kugeza nubwo muri communication bavuga ko une seule photo équivaut à 1000 mots. Ifoto imwe ishobora kuvuga byinshi, igasobanura byinshi, igakora byinshi pe, ikerekana byinshi.
birumvikana ko niba ifoto ari mbi izayobya imbaga nyamwinshi, kandi niba ari nziza izayobora imbaga nyamwinshi. Mu ifoto imwe ishobora gukoramo ibintu byinshi byiza cyangwa bibi. Dusanzwe tuzi twese mu mateka y'igihugu, idarapo represente le pays, ryerekana igihugu, rigashushanya igihugu. Rero umuyobozi ku murenge n'ahandi yibeshya idarapo ry'igihugu bakaryiba cyangwa bakarishwanyura, ntimuzi se ko bafungwa bakanahanwa bikomeye, yewe ngo yagambaniye igihugu. None se bavandimwe, uwo mwenda twese tuzi uburyo bawudoda. Uwo muyobozi w'abandi koko yigeze akora ku gihugu? Tutabeshye. Aha, kuba yangije iyo imaje, iyo shusho, icyo kirango cy'igihugu, niba koko byabaye ni nk'aho ari igihugu yangije representation. Hambere ha muri Afurika umusore yigeze ashwanyura ifoto y'umukuru w'igihugu, nuko nk'igihano baramufunga ndetse n'umuryango we. None se en vrai dire, uwo muyobozi yamukozeho hari icyo amutwaye? Tutabeshye. Aha, nubwo atamukozeho, niba koko iyo foto yarayishwanyiye ku bushake, iyo foto y'umuyobozi ubwayo ivuga umuyobozi, representation. Nuko rero abavandimwe, uko duha agaciro amafoto y'urwibutso, ifoto yawe, ifoto yanjye, ibyo birango, yaba ari nako twagaha agaciro amashusho matagatifu yo ashushanya Imana irenze kure abategetsi b'isi, irenze kure amafoto y'isi. Tuzirikana impamvu ikomeye y'amashusho matagatifu. Twebwe abantu turi ibiremwa, les êtres fragiles et limités. Ubwenge bwacu buracagase, ntabwo dushobora kwiyumvisha byose, n'aka gatwe kangana urwara ntikajyamo byose. Turi ibiremwa, corps et âme, dufite umubiri na roho. Dukenera rero mu buzima busanzwe ibigereranyo materiel bifatika kugira ngo turusheho kugenda dusobanukirwa buhoro buhoro n'ibya roho, lo spirituel, iby'ijuru. Nibwo tuzumva Yezu adushushanyiriza ingoma y'Imana nk'umubibyi, nk'uko twabyumvise uyu munsi, nk'urushundura, umurima, nk'isaro ry'agaciro n'ibindi bigereranyo Yezu akora. Ayo mashusho matagatifu ni Yezu wayatangije ashaka ko dusobanukirwa n'iby'ijuru. Mu gihe mu isezerano rya kera bikorega amashusho y'izindi mana mu rwego rwo kwivumbura ku Mana no guhunga Imana, noneho mu isezerano rishya Yezu we adashushanya Imana uko Imana iteye mu butatu butagatifu, kutumenyesha Imana mu bigereranyo. Yezu akadushushanya ijuru uko riteye, kuko nyine dutararigeramo, agambiye gutwereka Imana ngo abe ariyo turangamira yonyine, turangamira ijuru. Tuve kuri ibintu bigaragarira amaso gusa, turangamira iby'ijuru bya roho bizaramba, turangamira Imana imwe rukumbi. Iyo Abayisiraheli bari baragiye bashushanya Imana koko, bagakora ishusho y'Imana uko Musa yabahishuriraga, nta kibazo byari gutera pe. Ahubwo bo bihimbahimbiye ibintu babyita imana zabo. Ngayo amashusho matagatifu ashushanya iby'Imana twebwe dukoresha ubu ngubu, ntabwo tuyasenga, ahubwo tuyaha agaciro, twibuka kandi duha icyubahiro nyirayo. Ni ikimenyetso rero kivuga byinshi, ya foto ivuga byinshi, bisaba ko urenga icyo kimenyetso ukareba hirya yacyo nyiracyo uhari, ukarenga rya darapo ukagera ku gihugu, ukarenga ya foto y'umuyobozi ukagera kuri nyirayo umuyobozi. Bityo wabona Yezu ari ku musaraba, ukamenya ko ari ishusho atari Yezu nyirizina uriho, ariko iyo shusho, uwo musaraba ukawuha icyubahiro gikwiye, wibuka nyirawo uriho. Yezu wabambwe ku musaraba ni ukumwibuka. Rero umukristo muvandimwe, iyo upfukamye cyangwa wunamiye ishusho, uramutse ugarukiye kuri iyo shusho gusa, ntukomeze ngo ugeze kure. Ese waba utaniye na wa mwana bereka inyenyeri mu kirere, aho kuyireba agasigara yirebera urutoki ruri kuyimwereka? Icyo kintu cyo kureba nyiri foto babyeyi, nyiri shusho, abantu benshi kitugejeje kure. Iyaba twarebaga amashusho avuga Imana tukayarangamira, twari kuba turiho neza pe, dutuje, dufite amahoro. Ariko ibigirwamana bitwishe ubu ngubu turangamira bigiye kutumara pe, ni byinshi pe. Twarangiza tukisha mu gushinja Abagatulika ngo bari gusenga Bikira Mariya, ngo bice itegeko ry'Imana baranya amashusho matagatifu, ngo uko no gusenga ibigirwamana. Muvandimwe, yaba twari dutomboye ayo mashusho ya Bikira Mariya ukayareba byibuze, kureba ishusho nziza, mbega ukuntu ari byiza, bisigara mu mutwe. Burya abavandimwe, ishusho mbi ihinduka uburozi bwica, umuvumo, naho ishusho nziza igahinduka umuti ukiza, umugisha. Umunsi umwe umusore wabaga muri Afurika n'umukobwa ari muri Amerika, kubera ikoranabuhanga ryateye, igihe kirekire bakimaraga basambanira kuri telefoni, aho bombi bashoboraga kwambura nta n'umureba undi kugeza baryamanye kandi batari hamwe. Ngaya amashusho yeze muri iki gihe, amashusho y'urukozasoni, iyo imagination, uko gushushanya uri kure n'uri hafi. Ayo mashusho yose mabi yiparika mu bwenge, bikarangira nyine abaye ikigirwamana. Ikigirwamana urarushengerera, ukabyuka ushengerera no sexe, warangiza ngo nge sinsambana,
ngo kubera ko utatwaye inda cyangwa utateye inda, ngo kubera ko utarafatwa, ugahora wibeshya ngo igisambo n'igifashwe. Uwakwereka uburyo amafoto mabi ari kukwiba, akakwiba ubwenge. Mu myaka mike iri imbere nibwo ubona uwari umunyabwenge yarize kaminuza atangiye kwambara impenerezo mu muhanda, ngo imyenda y'abasitari igezweho, kwambara nabi, akaminuza nyine nk'uwaminuje, kwambara mini, kwambara ubusa mu nzira, umumama wiyubashye, imyenda iteye isoni y'urukozasoni. Ayo mashusho rero mujye muyitondera kuko agaragaza uwo ari we, uko ateye, ibimurimo, aho ageze, ibyo amaze iminsi yiga. Iyo myitozo warangiza ngo njye sinsambana, sindoga, sinica, simbeshya, ngo nta cyaha ngira, ngo ndi umwere. Ayinya, yaba uruzi uburyo ishusho mbi ikwica, ikica n'abandi, ikakuyobya, ikayobya n'abandi, ikakwica urubozo pe, ugapfa uhagaze kureba amashusho mabi babyeyi. Umuhanga w'umufilozofe bita Feuerbach niwe wavuze ati l'homme devient ce qu'il mange. Umuntu ahinduka icyo yariye. Kandi burya kurya ntabwo ari gutambutsa mu munwa gusa, ahubwo burya kurya bibera muri ya myanya yose y'ibyumviro uko ari 5 cyangwa 6 sixième sens. Ibyo wumvise, ibyo warebye, ibyo wabwiwe, ibyo wakoze cyangwa wakozeho, wabishaka utabishaka biraguhindura, ugahinduka nabi cyangwa neza bitewe n'ibyo ubamo. Umunsi umwe umubyeyi wiyemeraga cyane agahora yemera ku bandi ngo abana be bafite uburere bwiza, nuko akajya basiga mu gipangu akigira ku mirimo, agahora yishimira ko abana be batazerera. Nuko uko ababyeyi bahavuye, abana bakirukira kuri televiziyo bakareba imirongo y'ibiterasoni, abandi bakareba za pornography, amashusho y'urukozasoni, barangiza bakareba amafilime menshi y'intambara, y'ubugome, abari kurwana. Noneho umubyeyi ahindukiye asanga agahungu ke kafashe gashiki kako kari kugakoresha ingeso z'urukozasoni. Nyina aje arumirwa cyane, ababajije ibyo barimo bati turi mu myitozo mama, turi kureba niba natwe twashobora kwigana abo twarebye. Nyina akorwa n'isoni ari we arebye ibyo biterasoni abana be barimo iyo myitozo babyeyi. Noneho undi munsi nabwo ahindukiye asanga aba bana bafashe ibyuma mu ntoki n'ibindi bikoresho byangiza ngo bagiye gusimbuka igipangu bari kurwana n'abana b'abaturanyi. Umubyeyi ababaza ibyo barimo, ngo bari batangiye kuvushanya amaraso, bakomeretse. Abana baho umubyeyi bati turi mu myitozo mama, turi kwigana abo twahoze tureba mu kanya, turebe niba natwe twabishobora ibyo bari barimo. Iyo myitozo babyeyi, ayo mashusho babyeyi murera, amashusho ari gukora ibara pe, ari gukora ishyano mu gihugu, ari gukora ishyano mu ngo nyinshi. Abana bamwe bokamwe n'ingeso z'ubusambanyi kubera nyine ibyo batojwe bakuriyemo bareba, abandi bokamwe n'ingeso z'urugomo, ubugome, baradohotse kubera biriya barirwa bareba. Ya televiziyo igiye kurikora, ya ordinateri, za telefoni. Nawe warangiza ngo ufite abana barizwe neza da, ngo bafite iterambere. Iryo terambere gitera nyuma mu mana. Ayo mashusho babyeyi, amashusho y'urukozasoni. Warangiza ngo abagatolika basenga ibyirwamana, basenga amashusho. Muvandimwe, niba wunamira amashusho matagatifu ni ikimenyetso cyo kurangamira Imana no kurangamira iby'ijuru. Yaba wabikomezaga twaba dutomboye. Iwawe ugahatakisha pure, imisaraba, amashusho matagatifu, amashusho ya Bikira Mariya, amagambo meza y'Imana, twaba dutomboye. Mu mutima wawe, mu nzu yawe ugahataka ayo mashusho, twaba dutomboye. Erega bavandimwe, no gusenga burya no gushushanya, uko Imana iteye, uko ijuru riteye, ni ukunyarukira mu ijuru ugasa n'uhishushanyiriza mu ishapuru uri gusenga, ukaba uri gushushanya uburyo Bikira Mariya yakira ubutumwa ahawe na marayika, ugashushanya uburyo Bikira Mariya yagiye gusura Elizabeth mutagatifu. Icyo gihe uri kwinjiza Imana iwawe, uri kwinjiza urukundo. Amashusho meza matagatifu komeza uyarebe, komeza uyarangamire. Ni ibiryo byiza bizana umugisha bikugeza ku Mana. Car la prière est une représentation de Dieu invisible. No gushushanya uko Imana iteye, ya Mana itagaragara ariko idukorera ibikomeye kandi bigaragara. Ishusho y'uko Imana igira neza, ishusho y'uko Yesu ari umunyampuhwe. Komeza uyirebe nawe umunyampuhwe. Ariko Yesu uyu munsi mfashe umugambi wo gukora isuku iwanjye, mu mutima wanjye, mu rugo rwanjye, bityo manure kandi nimure amashusho yose mabi ari muri telefone yanjye, muri mudasobwa, mu rugo rwanjye, mu mutima wanjye. Nakongera kureba ibiterasoni, nakongera kuvuga ibiterasoni, amagambo y'ibishegu n'ibishenzi, kuyapfukamira no kuyarangamira. Uyu munsi nabyanze. Nanze uyu munsi kongera koka ku ngeso mbi, nanze uyu munsi kongera gupfukamira ingeso mbi. Ntakongera kureba filime z'intambara n'iz'urukozasoni, ntakongera kwiremera ibyirwamana iwanjye by'amafoto mabi, amagambo mabi. Ntakongera guhindura ibintu cyangwa abantu Imana zanjye. Bityo Yesu nkurangamire, nkubone, nkwereke abandi buri munsi. Mwese Imana ibaha umugisha,
Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.